iyi platform ya Tuganire Imana Sharon twabijeje cyangwa se twabasezeranyije ko tuzajya tuganira ku ngingo zose zikora ku mibiri yacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi no kubaho kwacu nk'umuryango, yaba abamama, abapapa n'abana. Rero uyu munsi tuje kuganira ku ngingo imwe ikomeye kandi ireba abadamu. Iyo ngingo ni ingingo ya premenopause. Mbere yuko tuvuga kuri menopause turabanza tuvuge kuri premenopause. Premenopause ni igihe kibanziriza menopause, aho imisemburo yo mu mubiri ihindagurika igatuma uca mu bintu bitandukanye turi buganireho uyu munsi. Rimwe na rimwe ukagira ngo hari ikibazo ufite nk'umugore, nk'umudamu, ariko ari umubiri uri guhinduka muri wowe ukwegereza kugana mu kindi cyiciro cy'ubuzima. Tubahaye ikaze rero mwese, muze mwicare tuganire, twige, twungurane ibitekerezo by'ukuntu no muri ibi bihe by'impinduka dushobora kubinyuramo neza, tukabaho neza, turi abamama bafite umubiri mwiza, bakomeje gukora inshingano zabo zo kubaka ingo zabo neza. Ikiganiro no munsi none njya ngo we nikigukoraho. Yo buriya se twebwe turacyari abana, uracyari umwana abantu bakuze nkatwe uyu munsi turava hano twumvisha. ntacyo mvuze ariko nanjye buriya ndikwiye harandi bwisange. Umuntu wese ari umumama wese hari ahantu ari bwisange. Buriya se ugira ngo turacyari bato, n'abakiri batoya muri ko muraganayo. Ntabwo turi gusubira inyuma, muri kugana irabategereje irasamye gutya menopause. Ko hadutegereje cyangwa bamwe twamaze no kuyigeramo. No, benshi turasanga tuyirimo. Ibihe byarahindutse. Kera twari tuzi ngo menopause aba ari umukecuru. Kera iwacu uri yaruguru muri Kongo twari tuzi ngo wumvaga ngo menopause ugahita ugira ngo ni umukecuru wa wundi utangiye kugenda yunamye gutya, ufite abuzukuru n'abuzukuruza, mbese ku buryo nyine mwumvaga nyine yarabayeho igihe cyo cyararangiye. Ngira ngo rimwe wumvaga ari nk'umuntu uri kwegereza gupfa. Yarabyaye, yararangije, niba ageze muri menopause yasigaye kwitaba Imana. Ariko ibintu byarahindutse. Umwana w'imyaka 29 ukumva ngo yaraciye. Yo mbana we, ibintu byarahindutse. Wenda mbere yuko tuninjira cyane ngo tuvuge ku byo twabonye turi gukora ubushakashatsi kuri iyi topic, banza dusuhuriza abantu Imana. Ni ukuri reka dusubize, ikiganiro kiraryoshe. Banza buriya twahise twumva ko twagezeyo, ariko ntabwo twatangira ikiganiro tudashuje abantu inshuti za Imana Sharon. Turabasuje aho muherereye, tubahaye ikaze muri iki kiganiro kiryoshye cyane kandi twagisabwe n'abantu benshi batari bake. Rero no kuri turabasuhuje abantu bakoze subscribe nyuma mbere yuko dukora iki kiganiro cyangwa se na nyuma yaho. Dukomeje kubaha ikaze kandi twishimiye kubana namwe muri uyu muryango. Turimo turakura kandi ibi tubikesha mwebwe mwadushigikiye mukadukurikira. Ama message yanyu turayabona, haba mu makomenti cyangwa se abadusanga inbox, tubiha agaciro kandi turabazirikana rwose. Abatameze neza namwe hirya no hino turabakomeje, turabasengera, Imana ibasange kandi ibahumurize mu byo muri gucamo byose. Rero turizera ko buri muntu wese ari bufata agatebe akicara kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo ya premenopause, ibintu bibanziriza kugira nyine ngo ujye muri menopause nyayo. Nibyo tugiye kuganira. Rero ntimucike kandi ntimugende ikiganiro kitararangira. Yego rwose, karibu mu kiganiro rwose. Ima, wowe wari umeze neza se? Ni ukuri turashima Imana, agasama kameze neza, akazuba gakomeje kuryoha, imibiri yawe intakiragenda isohoka ituva nako yatuvuyemo kera. Ibiro ko biriyongera, uzivuga ukuntu ibiro byiyongera. Sinzi abandi ariko ngewe imbeho ituma imera ukuntu, ariko izuba noneho hejuru y'ibyo nari nsanganwe bikaba ibindi. Abantu batagira winter ni ukuri hari ukuntu mwacitswe.
akabeho iyo hari akabeho uregerana wumva umubiri wegeranye kwa kundi wifubika ukibandoringa wumva akabiri kameze neza nyine ariko winter hari ukuntu uba wumva umeze nk'ikizu kidasakaye sama nako sama wumva umeze nk'ikizu kidasakaye ubuzima nyine uba wumva haba hashushe ukumva ibintu byose wabitiriya ntabwo umuntu aba yegeranye nyine ngo yibumbabumbe nka kwa kundi wigira muri winter ariko urasa neza neza rwose. Thank you nawe urasa neza umeze neza rwose. Rero twagiye mu kiganiro premenopause iraha hafi ko ndumva ni nkaho ndi nayo rero twakoze ubushakashatsi twasomye ibitabo twarigishije kugira ngo tuganire kuri iki kintu kandi nk'uko twabivuze twari twagisabwe n'abantu batari bake ngo tuzakivugeho. Rero twaje premenopause wamaze kuyisobanura wabidusubiriramo rwose kugira ngo dukomeze. Premenopause twasanze ari igihe kibanziriza menopause. Iki gihe gishobora gutangira mu bushakashatsi twakoze ngo kenshi gishobora gutangira hagati y'imyaka 35 n'imyaka 50. Bya bindi rero watekerezaga ngo agacecuru k'imyaka 50 n'ibiki 60 20 oya. Rero twasanze twese cyane cyane abagore bakibyara bakiri batoya bari gushakwa bagatangira ubuzima tuba deja turi kwinjira muri ya premenopause already. So iyi premenopause ishobora kuza imyaka mbere yuko imihango y'umugore ihagarara burundu. So twebwe mbere twahitaga dutekereza ko turi dutegereje igihe imihango izahagarara burundu ubwo nibwo uzaba byarangiye byose. Ariko ibimenyetso n'ibyo tugiye kuvugaho byose bishobora kuza imyaka mbere yuko winjira kuri cya gihe cya nyuma cya menopause. Menopause nyayo niyo step ya nyuma, niyo step ya nyuma ibintu byose bigahagarara. Yego, ariko hari ibintu biba byabibanjirije, hari ibintu bibanziriza kandi byose biterwa n'amahormone ari mu mubiri y'umugore aba ari guhinduka, imisemburo. Hari imisemburo tugira mu mubiri, so iyo iri guhinduka mu mubiri hari imyaka igera nyine ikivanga, akaba aribwo noneho dutangira guhura na bya bihe ibihe bitoroshe kabisa. Imana yaturemye mu bwiza bwinshi, itwongereraho n'utuntu itahaye abagabo. Nitugera mu ijuru ngo hari amayobera tutazi tutamenya. Wasanga Imana izaduha abagore, izaduha akantu ka bonus kuko ibintu ducamo muri iyi si. Nitugera mu ijuru hari utubazo tuzayibaza tujyanye n'ibintu yagiye twongerera abagabo itabahaye. Tuzayibaza n'ukuri zadusobanurire Mana we. Ikintu cya mbere rero, ikimenyetso cya mbere ngo imihango irahindagurika. Period. Yego rwose, kubera ya misemburo iri mu mubiri w'umugore iri guhinduka, ituma na ya mihango y'umugore ihinduka. Ukaba wamara imyaka 2, 3, hari n'abagera n'imyaka ingahe bazi ko baciye, bajya kubona bakabona ngo birahindutse. Ni kwa kundi twumva ngo umudamu w'iwacu, cyane cyane abagore b'iwacu w'imyaka 45, 50 ari guhishinda kuko afite abana bakuru yashingiye, kubera ko nyine yarazi ko byarangiye ariko ntago byari byakarangira. Ni ya minsi ya premenopause yari irimo. So imihango irahinduka, amatariki yazagaho, igihe byamaraga, uko byazaga bingana bigenda bihindagurika, ntago biba bikiri stable nk'umuntu utarayinjiramo. Ukabona rimwe umuntu ameze nk'amezi 5. Yego, ugategereza amezi n'agashira, wagira gutyo ukabona period ziraje. Yego, kandi ibyo bishobora no kuba tricky cyane ku bantu bari no kuri family planning, kuko tuzi ko na symptoms zo kuboneza urubyaro nazo zijya zafecta imihango y'umugore. So ibyo nabyo hari ukuntu nyine bishobora gutuma utamenya niba ari ya family planning uri gukoresha cyangwa ari bya bihe bya premenopause winjiyemo. Ariko gusa icyo twabonye ni uko premenopause ishobora gutangira ku muntu ku myaka 35. Ubwo niba ufite 35 kuzamura ushobora guhita ukweshoninga ukavuga ati byatangiye kumba. Yes, utumenye ugenda utubona utu twose turi bugane harimo icyo ngicyo cya mbere. Icya kabiri, half flashes. Ku biro by'uyu abandi bambaye amakoti.
umva ako kantu karakaze, ako kantu ni hahandi uba uri mu nzu wowe ukumva uri gusha abandi bose bakonje bafite ibiringiti ugakonjesha abandi bari gushiramo hejuru bari kuvuga ati zana twifubike cyangwa se waba uri no mu bantu ukajya ukabona umugore ari muri aya ngaya ikiya kiramwishe. So hot flashes abantu bagiye kuzajya batwitegereza nibihe naho tuzabicikira ariko nkuko bivuze hot flashes nicyo kimenyetso cya kabiri kikwereka ko uri muri bya bihe bikwegereza uba wumva ushushe mu mubiri ukabira ibyuya ukumva ni nkaho ngira ngo umwuka ugiye guhera kubera bwa bushuha abandi batari ku experience ukareba abandi ukabona bameze neza ubu ni njyewe uri kumva ubushuhe gusa umva ngende kugera nijoro nkafungura idirisha abana bakandeba tusuye mu mama bite uranyibukije nijoro nagiye no kuryama mbwira umwana wanjye mukuru ni manura esi uyihetse wishire haranga mama icyumba cyacu kirakonje mu mutwe gahita kavuga ati ni bya bihe kandi ngo mu bushakashatsi twakoze ubwo bushuhe bumara amasegonda make nk'akanya gatoya ukabira ibyuya ugahita wumva ukumva ubaye ugaruye umwuka kandi nta kintu wakoze cyangwa ukanakonje ugahita wumva urakonje kandi nta kintu wakoze gitandukanye nta kintu nyine ni umubiri ukurahinduka urashusha amasegonda 20 ayandi 20 ushatse ikiringiti yego yo ntitworohewe dusabire ha flashes rero ko guhindagurika ukabira ibyuya ni bisanzwe ariko nyine uguhita umenya ko kakubayeho uhita unamenya uko ubyitwaramo ntugire ngo hari ubwo ujye wumva ushushe cyane ukaba wavuga ati banza ndwaye banza ari ibimenyetso by'izindi ndwara zikomeye ariko mu by'ukuri ntabwo urwaye ntabwo ari ikibazo runaka gikomeye n'umubiri wawe nyine uri kujya muri ibyo bihe byo guhinduka kandi uko kubira ibyuya cyane usanga biba mu nijoro cyane waba uryamye so hot flashes iri ukwayo noneho no kubira icyuya kubira icyuya nijoro cyane cyane nijoro rwose waba uryamye ukabyuka uruhande waryamyeho rwatose no gushiraho ikigoma mugenzi wawe akakureba akabyibazaho. Ni nayo mpamvu ari byiza ko n'abapapa biyinforma ibi ntabwo ari iby'abamama gusa ngo aribo bamenye ibi bimenyetso nk'umupapa uri kumwe n'umumama uri kubicamo ntimugire ngo ararwaye mu mutwe cyangwa yasaze cyangwa hari ikibazo umubiri nyine niwe uri gutuma aca muri ibyo mwaba mwiyoroshe we yavuga ati ntabwo nshaka kwiyorosa ukabyumva impamvu so ni ibyo byuya bya nijoro ukabira ibyuya nijoro kabisa uryamye ese ubwo mana yanjye bagabo beza rero twihanganire nuzagira umuntu wanazajya akubwira ati ndapfuye ndukubira ibyuya ashusha icyumba gikonjesha nta nagusaba utuzi utumuzanira rwose ndabona akavandaratera agashizeho niba ari ako kugendana ukamwegereza uruhande rwe niba ari yindi yo muri plafo nayo umureka yishireho iminota mike wowe wiyorose rwose nibi harimo bitoroshye nakenera n'akahise ukamuzanira ukamuzanira umwumve ni ukuri ntabwo ariwe nawe ibihe turi gucamo ni ibitangaza kudasinzira urumva ibyo bintu byose biba bikurwaniramo harimo no kubura ibitotsi cyangwa se waba ugisinziriye akantu gatoya ugahita ukanguka nyine uko ntiwongere gusubira gusinzira ukabura ibitotsi ijoro ryose nabyo ni bimwe mu bitwereka ko turi muri bya bihe byegereje menopause. hari igihe ushobora kubura ibitotsi cyangwa ugakanguka kenshi mu ijoro abandi bantu baba banane kandi hano tuba twakoze imirimo itandukanye ituruhije ku buryo uba utahure excited no kujya mu buriri ariko ugasinzira amasaha 2 yashira bigahita bishira ukabishakisha pe ugasanga mu ijoro niba bamuryamanye yicaye rimwe wicaye nka gatandatu ukagera ukajya umureba ariko uyu muntu we uko ntari kumva ko nabuze ibitotsi yego ako kantu niba kazangeraho nako ni nkaho kari kure pe ibitotsi ngira wowe biroroshye kuzamenya ko kakugezeho n'uburi ibitotsi
tuzabimenya kabisa. Ibindi byose ko ndagenda ntikinga ariko ko ndacyari safe, ndacyafite ibitotsi byose. Noneho hari n'igihe wumva waryamye pe ariko aho kubyuka waruhutse ukumva noneho byukanye umunaniro. Niba ari uko kuba hari n'igihe ukanguka ntukanguke wese ariko umubiri kumva nturi kuruhuka nk'uko ubyifuza. Yego rwose umunaniro udasanzwe nacyo ni ikimenyetso cya menopause, premenopause. Ukumva urarushe, ukirirwa urushe. Nk'abamama rero hari ubwo tugira ngo ni ubuzima busanzwe bwa buri munsi bwaturuhije, na akazi ko mu rugo, ko ku kazi, abana ibiki n'ibiki, bya bindi byose n'ubundi wari usanzwe unyuramo. Ariko ukumva noneho unaniwe bidasanzwe. Ntabwo ari nka kwa kundi wajya gunanirwa. Ibyo nabyo nyine ni ikimenyetso cy'uko uri kwinjira muri uri muri premenopause, ibanziriza menopause. Noneho ukijyanye n'uwo munaniro udashira ukumva noneho nibyo wakundaga gukora. Niba wakundaga gukora isuku mu nzu yawe ukumva noneho nimba wayikoraga nka 3 mu cyumweru ukumva usigaye wikora rimwe mu cyumweru. Yego. Urumva nta mbaraga zo gukora bya bintu wari usanzwe umenyereye gukora. Ni nayo mpamvu ari iby'agaciro cyane ko abo mubana mu nzu bamenya bino bintu. Bakagufasha kuko uri kunyura mu bihe, umubiri wawe uri kunyura mu bihe, ukumva ukanibaza ati se ko nta gishaka gukora bya bintu, ukatangira kwibazaho cyane niki kiri kumba. Ariko ni wa mubiri nyine, ni za hormone mu mubiri wawe zahinduye imbaraga zawe, urananiwe. Ikindi wenda uri bunavugeho n'ingingo kumva zikubabaza zose zo mu mubiri. Amazi uri gutonekara ahantu hose. N'umuntu wagenze ibirometero 100 kandi udaherutse no kugenda kuri miles. Yagukoraho ugataka, wajya guhaguruka ugataka, wajya gukora iki. Ni ya premenopause nyine. Niyo mpamvu y'abantu muri kumwe babisobanukiwe, ntago babona ko ari ubunebwe cyangwa ari ikindi cyakubayeho, ahubwo barakumva bakagufasha, bakaguha umwanya. Mutwumve abantu bari hariya, abatware, abana bakuze, ba mabukwe, ba data bukwe, ba in-laws tubana, mutwumve rwose ntago bitworoheye. Guhindagurika kw'imitekerereze n'amarangamutima, mentally, za emotion zose noneho zikabyo wamuvugisha ngo nkwe akabarariza nawe ntamenye impamvu. Ni nka kwa kundi nyine unatwite kuko kwa kundi hormones cyangwa ari bukibyara, noneho uri no muri premenopause nabyo nuko ngoko. Hormones, emotions zawe ziba ziri up and down, ukarizwa n'ubusa, ukarakara ubusa, yakubaza akantu gato iwanyu aho kumusubiza ikibazo kamutura ikindi kintu kingana gutya, ukumva kandi yakoje ari innocent rwose. Rero abapapa ntabwo ari kugira umugore w'umushiha cyangwa iki, nawe nibyo bihe wenda ari kunyuramo, ntabwo umugore we yahindutse ukundi, nawe bwe ntashobora no kubyumva, ntiyabisobanura, ntashobora kubisobanukirwa. Ushobora no kubona umuntu ari guhekenya shikrete ukarakazwa n'umuntu ari guhekenya, ukumva umujinya tuzuri kurya, ari kurya gute, ari guhekenya gute, mbese akantu gatoya kakakwirritating. Anxiety kakagutera ukagira n'ubwoba bwinshi. Anxiety ni kwa kundi bituma unabura ibitotsi, ukarara wicaye uri gutekereza ubuzima, ukumva ibyo wakagombye kugeraho nturabigeraho, nyine bikazana ibintu byose bikuzanira, biguteza ubwoba, ugatekereza akantu gatoya kagagutwara umunsi wose uri kugatekereza. Ufite ubwoba bw'ubuzima, ufite ubwoba bw'ejo hazaza, utangiye gutekereza ni what if, kandi wenda nta n'ibyo wigiriraga, uraho umuntu wifitiye amahoro, ariko akantu kose utangiye kugatekerezaho kagatindaho kakagutera ubwoba, kakagutera na ya panike, panike y'ubuzima bw'ejo. Umugabo yatinda gato ugapanika, ugatangira gutekereza ibintu kandi yajya agatinda n'ubundi. Abana batinda gatoya nuko, mbese umutima ntabwo uri hamwe, ntabwo tuje. Imana idufashe, tube hafi no kuri pe. Kwibagirwa cyangwa kudashobora kwita ku memory yawe irimo iribagirwa akantu gatoya. Wari wabona umuntu muri kuvugana agahita akubwira ngo ndi gushaka telefone yanjye nayo.
kwibagirwa ntabwo turi benshi ba mama turi benshi bafite iyi symptom iyo kwibagirwa nayo ni premenopause iriyongera muri premenopause hari abagira ngo nyine ni kwa kundi baby ukimara kubyara baby frog mind frog yo kubyara n'ibiki ariko no muri premenopause nuko nguko ukajya muri fridge ugiye gufata ikintu wayifungura ukamara nk'iminota 5 uri kureba ese ni iki narije gutora muri iyi fridge so kwibagirwa gukabije kudasanzwe ukibagirwa aho washize ibintu aho washize urufunguzo aho washize telefone abapapa uwo mugore ntabwo ari ukwandarika ntabwo ari uko ngo atabyitayeho ni mu mutwe nyine ibintu umubiri wiwe uri kudiringa n'ibintu byinshi iyo ni symptome ya premenopause ntimubarenganye ntimubakabukire ngo mubabwire n'abati se wowe ni gute wibagirwa akajya ku isoko akazana ibindi agasiga icyamujyanye nibyo nyine ni ibiharimo aho rero niho umugabo ahita azira gufasha umugore kumusapotinga nimba umugore ari kwibaga ibifunguzo cyane muzanira akantu agize imanikaho ati umugore mwiza n'agatraka ukagura ukamugurira akantu ko gutrakinga aho yasize ifunguzo cyangwa ukamuzanira akantu nyine umubwira ati ntuzajya winjira mu nzu ujye umanuka ninjira mu nzu wowe uhita uzimufasha tuzana nkubikira ifunguzo nimba agiye guhaha amufashe mubwira ati umugore mwiza reka dukora akarisite utibagirwa ukagenda ukazana ji nagutumye amata umukorera akarisite umufashe kuko ari guca mu bihe bigoye nibyoroshe ntabwo yorohewe noneho hejuru y'ibyo ari gucamo hari noneho bya bindi byose by'umugore anyuramo bisanzwe by'ubuzima busanzwe ko abafite niwe uri kubatekerereza mu rugo niwe ubapangira niwe ubitaho mwese mu rugo noneho reba umuntu uri kubitaho noneho n'ibyo bikamwikubita hejuru ntibyoroshe mushigikire mu supporting mube hafi kwiyongera ibiro akuyo tukabanza tukagasimbuka tukagasimbuka basi bakajya bavuga nk'ibi bintu umuntu aba ari gucamo byose umugore ari gucamo wahita agabanuka ibiro ukiyongera hejuru y'ibyo byose ukabona inda bakajya bavuga ati so aratwite kandi adatwite nawe ubwawe ukareba ugakora ibiki ukajya kuri regime ukajya siporo ukagenda ugakora ibiki ariko wakora ibyo byose hakavaho nk'akapawundi kamwe ibya biro bikanga bikanga cyangwa se bikiyongera kandi noneho hano bikunda no kwiyongera cyane ni mu nda utarabaye inda umaze kubyara wenda waciye uravuga ati noneho ngiye kujya kuri tayi ariko premenopause kakubwira ati urajya he wanda urajya abantu bajya bavuga ati reka mbanze byare nzananuka ntabyaye ibigutegereje ntibyoroshe mama nabyo birahari nushaka ujye ubigerageza utaragera muri premenopause kuko bigorana noneho kurushaho cyane ya misemburo yo mu mubiri bituma ibintu byinshi ushaka kugeraho bidashoboka kubera impindagurika z'imibiri kwa kundi wataga ibiro byoroheje wakoze ka workout gatoya ubu noneho ni double ni triple ugomba gushiramo imbaraga nyinshi kurushaho kuko ufite ibindi biri kukurwanya mu mubiri cyane ikindi nubwo twakivuze kubabara ingingo zose amavi amaguru amaboko kuryama ukabyuka unaniwe ingingo ziri nk'aho waraye uhinga kera niho numvise ngo hari abantu bajyaga bahingisha abandi mu nzozi ishaka n'ubu ngubu uraryama ukabyuka uvuga ati se naryamye nibwo unaniwe kurusha igihe wagiye kuryama uko wari umeze umugongo kurakurya amavi ari kukurya ikirenge hasi uri gukandagira ukagira ngo waraye ugenda amametero n'amametero ariko mana yanjye ibyo byose nabyo ni ikimenyetso cya premenopause n'ingingo zo mu mubiri kukubabaza abapapa mudushakire twa massage tujye tugenda batugorore byibuza nabyo byadufasha ka massage ka once a month kafasha nako rwose ukongere muri budget bagashire muri bish ni ukuri pe ntabwo tworohewe twakomeje kuvuga ko tutorohewe ariko papa bazumva iki kiganiro ni ukuri bakagira icyo bakora turabibasabye kuko it takes both ni nabwo uzabona umugore wawe ameze neza hari ibintu umugore wawe agukorera ukagira ngo
something ntabwo bimeze neza mu rugo. Hari n'abantu bashobora no gutandukana kubera ukuntu umugore asigaye yitwara. Ariko ukuntu ari kwitwara banza usengure neza uvuga ati niki cyabimuteye. Uzi umugore wawe ko atari uko yari ameze, mwashakanye hari ukuntu ameze, ibintu ibyagiye bihinduka. Cyangwa se n'uwashatse umugore ukuze nabyo birahari. Ushobora kumushaka deja yinjiye muri ibyo bintu. Wowe ukajya kumva ngo abandi abagore babo bakora ibi n'ibi ariko uwawe ukabona siko bimeze. Hari impamvu, there is a reason. Banza uperereze umenye impamvu none umufashe kugira ngo ibyo biharimo abicemo neza. Unamuganiriza kuko twabibonye ko akenshi uyu mugore ibyo byose biza atabyiteguye atanabizi what's going on mu mubiri wiwe. Muganiriza umufashe mwembi mushaka igisubizo cy'ibyo bintu ari cyane. Takes both of you guys. Noneho kubabara umutwe udakira, ugasanga afite twa Thailand aratugendana mu mufuka mu isakoshi, paracetamol ahantu hose yicaye, nta binini by'umutwe, ibinini by'umutwe byabaye ibinini by'umutwe. Umutwe udashira horana umutwe uri kumurya. So urumva ni nanone ni ya misemburo n'ubundi kenshi ikunda kukubaho unatwite. N'umuntu bimwe mu bimenyetso bikwereka ko utwite, ngewe byari umutwe udashira. Umutwe indikiri ntoyo uhorana umutwe. Rero na premenopause cyane nayo nuko ngoko ni umutwe udashira uhoraho. Umutwe ukakurya koko kumva ko ukibaza ibyo wakoze ukabibura. Umutwe ukaba umutwe. Noneho ikindi ni ukugabanuka kw'ibikorwa by'abashakanye. Ugasanga umuntu muri cyumba nta mood ko barakubwira ati ngwino turamye Imana tumutwe, kandi koko umutwe urahari. Abapapa ntabwo tuba tubesha iyo mitwe. Hari ubwo umugabo akubwira ati ese umutwe kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane uhorana umutwe. Ubu hari ni ikimenyetso. Umugongo, igishoze kidashira, nyine ya mihango twavuze, akakubwira ati mfite imihango. N'icyumweru gishize arakubwiye ngo ufite imihango, ugahita utangira kuvuga ati uyu mugore ko arambesha. Umuntu ashobora kugira imihango iminsi 7 yose 10-15, ariko nibyo. Noneho na bwa bushake mu mubiri bugashira bw'umugore, akumva ntabyo ashaka pe. Ntugire ngo ari kuguca inyuma, ntugire ngo arakugusuzugura, ntunamuhate cyane kuko hari ibyo ari kunyuramo nyine. Mufashe kugira ngo abyumve nawe umwumve. Umwihanganire. Ufite igihe nawe ujya umwihanganire. Yego ntabwo tubabwira ngo mwihangane ariko kandi muganire. Umugabo umenye cyane ibyo umugore wawe ari gucamo mu biciye mu kumuganiriza kugira ngo ibintu bigende neza. Yego. Kandi namwe ba mama mwumve ko nyine ari bya bihe murimo, mugerageze mwumvikane mworoharane n'abagabo. Niwumva n'umutwe uri kukurya wibuke ko n'ejo wari uri kukurya, wihangane. Noneho uyu munsi uvuga ati nubwo uri kundya ariko reka nceceke none nukomeze nawe ubyitwaza. Niwe urwitwazo cyane, ubyitwaremo nk'umugore w'urugo kuko ntaho uri bubicikire. Byaje nushaka ubyakira ubyemere, ahubwo we nk'umugore shaka uko byitwaramo utabangamiye n'umutware wawe. Mubibanemo muri ibyo byose nyine byaje byakire, ubibemo utabigize urwitwazo cyane rwo gusenya urugo. Yego rwose. Noneho ikindi tugana ku musozo, gutera k'umutima kurahinduka. Ugasanga umutima wawe ntabwo ukirimo uratera nk'uko wari usanga utera. Yego, ukumva umutima uri gutera wihuta, speed yawo ukumva ni nk'ikintu nka kwa kundi uba ufite ubwoba, umutima ugatera cyane. Hari abamama njya numva bavuga ati ndwaye umutima, abanza ndwaye umutima akajya kwa doctor akagira iki, ariko ntabwo aba ari umutima urwaye. Ni bya bihe nyine ni ya mahormone mu mubiri ari guhinduka. Kandi ngira ngo iyo ari ibyo ngibyo biba akanya gato. Ako twavuze ngo biri byuya akanya gato. N'umutima wawe ugera ahantu hamwe ugatera, ukumva biragutunguye biguteye n'ubwoba, ariko ntabwo bihoraho. Ntabwo ari ikintu kirambye. Ari ikintu kirambyeho ni ikintu nyine ugomba kujya kwa muganga, ariko ni iminota nk'umunota umwe, amasegonda bigashira. Ngo hari n'abamama bapfuka umusatsi, uruhu rugahinduka, skin yawe ugahinduka, wakoze ibishoboka byose, screen treatment waraziguze, wararunze mu cyumba, ariko bikanga. Ni nayo mpamvu cyane nk'abantu batuye mu mijyi
usanga hari amavuta y'imyaka bitewe n'imyaka urimo. Hari amavuta rwose agufasha muri ibyo bihe bya premenopause, kuko yayandi wisigaga ugasanga wisigaga gikotora ukamera neza igihe cyose, ariko ugeze mu myaka wakwikubita ugasanga ufora n'umwera, umuntu akakuraka akavuga ese yajya yisiga cyangwa kandi wayisize. Nuko umubiri wageze mu kindi gihe nyene. Rero hindura premenopause yangiza uruhu, ituma uruhu rwawe rutamera uko rwakameze, ituma umusatsi upfuka, wagiraga igisatsi cyiza, noneho wasukura ugasukurana n'igice cy'umusatsi wawe wose ukibaza se n'ibiki kibimbaye. Hari bamwe bahita bavuga ngo umuntu wansutse, ukarenganya umuntu wagusutse, ukarenganya wagusukuye niba ari uwagusukuye yanciriye umusatsi. Ariko n'umubiri ni ibiri kubitera, ni ibintu biri mu mubiri. Umubiri wawe uri guca mu bintu bihe bitoroheje. Noneho hari igihe wumva utakiri, ukumva sindi imakire. Imakire nakundaga gukora ibisi nkibishaka. Urumva mbese urundi muntu mushasha muri wowe, mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe, ukumva ntukiri wowe pe. Nukuri pe. None se wowe reba ibyo bintu byose twavuze, utarabigiraga bikaza bikakwikubitaho, urumva utahindutse undi muntu, uba wahindutse undi muntu. Nta confidence wigiriraga agahu keza, uturo ntatwo, imisatsi imeze neza. None ubu ibiro, uruhu rubaye rubi, ibiro biriyongereye, imisatsi irapfutse, anxiety, imitima iri gutera, icyuye, uri kubira icyuye. None se nyine biragenda bikakwangiza. Confidence wari ufite, niba wari umuntu wagiraga confidence ikagenda ikamanuka. Identity ukibaza se ubundi mucyo, uri kwibagirwa buri munota. Ibyo bintu byose bikwirundaho ugasigara utakiri wa muntu. Na depression, anxiety, byose bikaza bigatuma wumva utagikunda bya bintu wakundaga, ntushaka kujya mu bantu kubera ukuntu wenda unasa, ntugisabana, ntugikora ibintu nk'ibyo. Abantu baragutumirwa bahita avuga ati sunda mu kirori, ndajya ahantu umeze ukunsuku, bahita ujya mu cyumba ukaryama. Nukuri pe. Imana idufasha. Uri wenyine, nta muntu ukumva, akantu gato kakakurakaza, nyine bya bindi byose bituma wumva utakiri wa muntu. Rero tugana ku musozo. Umugore rero twumvise ko bera ku myaka 35. Ni benshi. Ubu ngubu abamama bari kubyara abana babiri, kera bahitinze iyo myaka. Rero nturi wenyine mama, nturi wenyine, ni ikintu cyacu twese dusangiye. Ntutekereze ngo wenda ufite ikibazo cyo mu mutwe, wasaze, ufite izindi ndwara, ahubwo sobanukirwa n'umubiri wawe, usobanukirwe n'ibyo bimenyetso. Nubisobanukirwa ukanedika, ukabisoma, ukabimenya, ukamenya icyo bivuga byose, bizagutera kwiyakira vuba, bizagufasha kwiyakira no kumva ko akantu kose kakubayeho ntuhite uvuga ati wasanga afite indwara n'iyi, wasanga afite ikibazo iki. Nasaze mu mutwe, wenda sindi gufunctiona. Uko kwibagirwa gushobora guhita kugutera kwibaza ati maybe mfite dementia. Ugahita utangira gutekereza, ukagera kure cyane. Ariko ni ukubimenya ko biriho, ibihe turimo byarahindutse, ntabwo ari nka kera. Nabivuze ni menopause, kera twari tuzi ko ari umukecuru watangiye kunama, ariko ubu siko bimeze. Ntabwo ari byo, ni ukuri. Hejuru y'ibyo uvuze, wenda twabaha na tips nk'ezingahe zagufasha muri ibyo bihe. Icya mbere ni icyo uvuze cyo kumenya ibihe urimo, ukiyakira, ukavuga ati byaje, ndi kumwe nabyo, reka noneho niki nakora kugira ngo ibi bihe mbinyuremo. Byibuze symptoms zizahoraho, ntaho zizajya, ntabwo uzazipfukira burundu, ariko nizinaza nzabe ndi tayari kurwana nazo. So ikintu cya mbere ni kwiyitaho, ukarya neza, ibiryo byiza byuzuye intungamubiri, proteine, imbuto, imboga, mbese nabyo byaza bigasanga umubiri wawe uhagaze neza, uri kurya neza, uriteguye. Ikindi ni siporo, no guhitunanira turi benshi, ariko muri bya bihe shaka iminota 30 ugende n'amaguru.
tuyihate. nta mahitamo dufite. Nta mahitamo, niba atari na gym ushoboye byibuze ugende n'amaguru, kuko iyo siporo izatuma ukomera. N'izo ngingo nubwo zakubabaza ariko zikaza iyo zisanze amagufwa yawe akomeye ntabwo bikushobora cyane, ntabwo bikucira hasi nka wundi byasanze adakora siporo. Yego, shaka igihe gihagije cyo kuryama, ryama kare, ushaka uburyo uryama kare, wiye schedule twarayivuze. Niba bishoboka uryame kare cyangwa se uryamireho gatoya niba bishoboka, ariko ugira umwanya uhagije wo kuryama. Ugira umwanya uhagije, wenda kuryama kare ubwo bidakunda hano muri Amerika tugira ibintu bitandukanye, ariko n'igihe uryamiye cyose ugira umwanya uhagije wo kuryama, so uruhuke. Ikindi ni ukuganira, ibyo twabivuze cyane, ganiriza abo muri kumwe, cyane cyane umutware wawe, ntumuhishe rwose, umubwize ukuri, umubwire umubiri wanjye ndi kumva ameze gutya na gutya, nakoze ka research, washobora no kuba atabizi ubimuzanire, umubwire ati nkurikije ukuntu numva ameze banza nageze muri ibi bihe, rero tubifatanemo, tubigishe, tubafashe, badufashe muri uru rugendo. Tunywe n'amazi menshi. Amazi arashira mu mubiri, kumagara neza, kumagara bigatuma ibintu byinshi binanirana, so tunywe amazi menshi mu mubiri biradufasha nabyo. Amatips mwayumvise rero, bamama muri hariya mwakurikiye ikiganiro muri aho. Ibi bintu ntabwo ari iby'umuntu umwe, abamama twese ni urugamba dufatikanyije kandi tuzarucamo uko bizagenda kose. Nibwo buzima, niko Imana yaturemye, tubyishimire kandi tubicemo neza n'ubwenge, twihugura muri ibyo bintu byose. Mwakoze kudukurikirana, iki kiganiro nikikunezeza cyangwa se nukuramo akantu keza, gisangize mugenzi wawe nawe wenda hari cyamufasha. Yego rwose, naho ubutaha twe twabasezeranyije gusubiza ibibazo mwatubajije. Turabifite byinshi, ntibyashobotse ko duhita tubibasubiza kuko hari n'ibyo dushaka kubereka turi no kubasubiza ibyo bibazo, kuko ibyinshi byatubazaga ati mutwereke. Rero icyo kiganiro mukomeze mugitegereze, tuzakigeraho kandi vuba. Kandi namwe mukomeze mwandike, musharinge, mukomentinge, turi kumwe muri byose. Abantu baturicinze out kuri email twabasangije, mwarakoze kandi mukomeze muduhe ibitekerezo byiza, turi hano ku bwanyu. Mwakoze kudukurikirana, mugira ibihe byiza. Bye.